Ndagushuhuje kandi nguhaye ikaze wowe wahisemo kubana natwe nk'ibisanzwe. Ikiganiro cyo nisobanukirwa naho njye ukibategurira ndetse nkanakibagezaho ndi Kedrick. Kuri uyu munsi tugiye kuganira kuri ekipe ya Rayon Sport aho ifitemo amakuru menshi, ifite amatransfer, ifite abakinnyi igiye kugura ndetse hari nabo iri kuganira nabo kugira ngo babe baza kuyifasha. Ibyo byose turaza kubirebera hamwe. Hari inama yakozwe ku munsi w'ejo kuwa gatandatu yaganiraga kuri bimwe mu bikenewe muri ekipe ya Rayon Sport ndetse na bimwe mu bibura. Ibyo byose tugiye kubiganirira hamwe. Niba uri umufana wa Rayon Sport cyangwa se uri umukunzi wayo, kandi niba ufana n'indi ekipe ariko ukaba ukeneye kumenya amakuru yayo byimbitse, nta kindi usabwa ni ukugumana nanjye ndetse ukaba wakanda subscribe. Nicyo kintu cy'ingenzi kugira ngo tujye duhora turi kumwe. Kuri uyu munsi rero reka mpere kuri iyi nkuru y'umugabo bita Charles Barry. Muramuzi cyane uyu mugabo, yakiniraga ekipe ya Rayon Sport gusa ntabwo yigeze amaramo igihe kinini. Yaje kuba yahura n'imvune ubwo yari mu myitozo, birangira agiye muri Uganda iwabo ajya kuba yakwivuzayo. Nyuma yaho gatoya ndakeka haciye ukwezi n'igice kuko yagize imvune ku itariki 24 byari mu kwa 11 ubwo biteguraga umukino, ariko birangira nyine avunikiye mu mwitozo. Kuva icyo gihe ntagaragara muri ekipe ya Rayon Sport kuko until now aracyafite icyo kibazo. Nibwo rero kuwa gatanu washije yaje kuba yakandikira ekipe ya Rayon Sport ayisaba yuko yatandukana nayo mu buryo bwo kugira ngo ayifashe, kubera ko imvune afite ubwe yatangaje ko ishobora kumara igihe kingana n'amezi agera kuri 2 atari kugaragara muri ekipe ya Rayon Sport. Abantu benshi bakomeje bibaza ese Charles Barry kwandikira ekipe ya Rayon Sport aho ntiyaba wenda afite indi ekipe ku ruhande iri kumushaka ikeneye yuko bagirana amasezerano. Charles Barry hari ikiganiro yagiranye n'ikinyamakuru muzi hano iwacu Rwanda bakita Inyarwanda, yabasobanuriye ko kwandikira ekipe ya Rayon Sport kugira ngo abe yasesa amasezerano nabo ari ukugira ngo ayifashe, kubera ko nta kintu abona yayifasha muri iyi sezo cyangwa se muri shampiyona. Ubu tugiye kujya muri retour kandi niba ari amezi 2 urumva ko ni igihe kirekire. We yanditse agira ngo rero afashe ekipe ya Rayon Sport, avuga ko nta yindi ekipe afite ku ruhande ikeneye yuko bakorana cyangwa se bagirana amasezerano. Nibyo Charles Barry yanditse, cyangwa ni nabyo yabisobanuriye Inyarwanda, nibyo yashakaga kubwira abafana ba Rayon Sport. Hari ijambo yageneye abafana ba Rayon Sport. Charles Barry yasobanuriye abafana ba Rayon Sport yuko iyi ari ekipe akunda kandi akunda n'abafana, buryo ki mugira umuhate, buryo ki mukunda ekipe yanyu, buryo ki muyifanamo, bitandukanye n'andi ma ekipe yo mu Rwanda. Uwo ni Charles Barry. Yasabye ko yatandukana na ekipe ya Rayon Sport ariko ntabwo biremezwa. Niba byemejwe tuzabibabwira kugira ngo uzabimenyere igihe. Rero nta kindi usabwa no gukanda subscribe. Reka twihute tugere kuri transfer ya ekipe ya Rayon Sport, cyangwa se nako tugere ku mukinnyi bashaka kuba bagura, bamwita Ru&d. Uyu mukinnyi muramuzi, aya makuru amaze iminsi atambuka. Niba utaruyazi niyo mpamvu ngiye kuyagusubiriramo, kubera yuko byashoboka kutabizi cyangwa se waba unabizi ariko ntabwo ariho honye turaza gusoreza. Turaza no kurebera ku nama yateranye ku munsi w'ejo ubwo byari kuwa gatandatu. Reka nkubwire yuko uyu musore bamwita Ru&d akinira ikipe ya Nyash Big Bullet. Yes, akinira iyo ekipe gusa kuri iyi nshuro ekipe ya Rayon Sport ikaba imukeneye ko yaza akayifasha muri iyi mikino turi gukina ya shampiyona cyangwa se mu mikino ya retour. Uyu musore afite imyaka 22, akaba ari umunyamarawi ndetse akaba ari umusore w'umwataka ndetse akaba yakina no ku mpande.
urebye ni umusore uri talented mu byo akora kubera ko ni ibintu twavuga ko ashoboye ku rwego mpuzamahanga kubera ko niba umukinnyi agiye kuva muri Malawi akaba yaza hano akaba akina mu ikipe ya Nyashi Bullet. Yes, urumva ko ni ibintu byiza cyane muri ekipe ya Rayon Sport. Uyu musore rero bikaba biri kuvugwa yuko barimo baraganira ku bigendanye n'umushahara ndetse n'ibintu bigendanye n'amaprime gutyo nyine mu minsi mike muri iki cyumweru tugiye gutangira bikazarangira tumaje kumenya ese uyu mukinnyi koko yamaje ko yasinya muri ekipe ya Rayon Sport, dore yuko hari n'abandi bakinnyi bagera kuri babiri, ubundi bakeneye abakinnyi batatu, hari abandi bakinnyi babiri nabo bari mu biganiro na ekipe ya Rayon Sport. Ku munsi w'ejo turaza tubababwira, ndakeka ko nta handi hantu urabumva, nabo ngabo bakubwira barakubeshya kubera ko ayo makuru ntago Rayon Sport yatangaza. Gusa muri iki cyumweru ho biraza kuba byajya hanze cyangwa se amakuru ajye ahabona ajye ahagaragara. Yes, ngayo nguko ekipe ya Rayon Sport uwo niwe mukinnyi ikeneye, ni umwataka cyangwa se akaba yakina no ku mpande zombi, akaba ariwe ukeneye kuba yaza gufasha ekipe ya Rayon Sport. Ngaho reka munkundire twinjire ku nama yabaye ku munsi w'ejo. Inama yabaye ku munsi w'ejo byari kuwa gatandatu, nibwo ekipe ya Rayon Sport yagiye mu nama n'abakire babandi muzi bari bagabwe bafasha ekipe ya Rayon Sport, ndetse n'abandi bashya baje binjira muri ekipe ya Rayon Sport baje kuba bayifasha bagateranya amafaranga. Ubundi ekipe ifite ibibazo cyangwa se ifite amafaranga akenewe ajya kurenga kuri miliyoni 50. Ni abakire rero ku munsi w'ejo bateranye bararenga abakire 100 rwose, kandi wumve ko iyi nama yabaye nta muntu wari wemerewe kuba yayizamo ari butange inkunga iri munsi y'amafaranga miliyoni. Wumve ko ari igikorwa gikomeye bari bateguye ndetse mu buryo bwo kugira ngo bafashe ekipe ya Rayon Sport. Ekipe ya Rayon Sport hari amafaranga atarishyurwa y'abakinnyi nayo muri uku kwa 12 ntago barahembwa, ndetse n'ibindi bigendanye n'amapirime n'andi mafaranga akenerwa muri ekipe, ayo yose niyo ku munsi w'ejo barimo baganiraho. Wakibaza baganiriye kuki, babigenjeje bati ku munsi w'ejo baganiriye ku kuntu bashobora kuba bafasha ekipe ya Rayon Sport ndetse bakaba bayifasha kuba yatwara iki gikombe cya shampiyona, byaba byiza igatwara n'iki gikombe cy'ubutwari. Ibi byose nta handi bica, akenshi aya mafaranga aca mu ibi bikombe bikunda kuboneka ku bintu bijyanye n'amaprime y'abakinnyi bahawe prime. Mukunda kwibona ekipe yashyizeho prime ku mukino, abakinnyi bakina na morale, bakina na courage, ku buryo bitagutungura kubona ekipe itsinze indi kandi bitari ibintu bisanzwe. Yes, ku munsi w'ejo rero baganiriye ku kuntu bazishyura aba bakinnyi basanzwe bakina ekipe ya Rayon Sport kubera ko hari amafaranga batari bahabwa y'ukwa 12. Ibyo byose nibyo ejo baganiraho, baganira ku maprime ndetse baganira no ku yandi mafaranga akenerwa muri ekipe. Ntabwo umubare w'amafaranga bateranyije uramenyekana ngo tumenye se bimeze bite, gusa amafaranga bateranyije mwumve ko arenga cyangwa se asaga miliyoni 100 kuzamura rwose. Ayo mafaranga niyo bateguye kugira ngo abe yafasha ekipe ya Rayon Sport muri shampiyona cyangwa se muri iyi retour tugiye kwinjiramo ejo bundi kuri 28. Ekipe ya Rayon Sport muyitege kubera ko abakinnyi mugiye kubabona bitandukanye nuko mwababonaga mu minsi yashize. Abakinnyi mugiye kubabona bitandukanye nuko mwabonaga mu minsi yashize. Nubona prime yiyongereye ntuzagire ngo hari ahandi prime yaturutse, ni mu maboko y'abakunzi ba Rayon Sport. Twese hamwe nk'abafana ba Rayon Sport twibuke dukande subscribe kugira ngo amakuru nk'aya ngaya atazajya ducika, ndetse n'abandi mwese mugeze hano. Ntago hano tuganira kuri ekipe imwe, ahubwo turicara tukareba ku ma ekipe yose tukagira byinshi tumenyaho, noneho tukanasobanukirwa. Urumva bimenye ikintu uranagisobanukirwa ukamenya icyo kintu ni iki. Yes, icyo ngusezeranya nuko akenshi tuzatuba tuje kwiganira ku ma ekipe yo mu Rwanda. Hanze ho ntago
ntabwo ari cyane ariko inkuru iri trend hanze nayo tuzayivuga dore yuko ubu Arsenal yaguye miswe na equipe ya Tottenham. Ibyo nabyo byose tugiye tubiganiraho gake kugeza tumenye se iyi shampiyona iratwarwa nande hano iwacu mu Rwanda. Murabona rinde uzatwara igikombe, ni Rayon iri gusigaho amanota 5 equipe ya APFC cyangwa na APRFC iri gusigwaho amanota 5 na Rayon Sport. Ese ni AS Kigali, ni Police, ni equipe uri kubona se izatwara igikombe cy'intwari cyangwa se igikombe cy'ubutwari? Ni Rayon, ni AS Kigali, ni APRFC, ni ihe muri aya ngaya. Ndagushimiye wabanye nanjye, wakoze cyane. Nge wabagize ikiganiro ndi Kedrick, wibuka gukanda subscribe. Ciao, ndabakunda cyane. Amahoro y'Imana abane namwe ndetse uyu munsi wabere uwo mugisha.